Mwaramutse neza abantu badukurikiye, abari hirya no hino ku isi, iburasirazuba, iburengerazuba, by'umwihariko abari mu Rwanda, turabasuhuje. Tugiye kuvuga ku izina rikomeye mu bitabo ndetse no ku magugeri ndetse no ku izina rikomeye mu mitima y'Abanyarwanda. Meja General Fred Gisa Rwigema akaba yari intwari y'igihugu cy'u Rwanda. Nanone uyu munsi twese twibuka kandi tuzirikana kandi atazigera yibagirana bitewe n'ibikorwa byiza yakoze. Yari umusirikare w'umuhanga ndetse akaba n'umuyobozi w'ingabo. Yavukiye mu karere ka Gitarama, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Ku itariki ya 10 Mata 1957 nibwo yavutse. Yamenyekanye cyane nk'umuntu wabashije gushinga ishyaka ry'umutwe wa gisirikare wa Rwanda Patriotic Front, mu magambo y'iminini RPF Inkotanyi. Kuri uyu munsi akaba ari ishyaka rya FPR rirangajwe imbere na Perezida wa Repubulika His Excellence Paul Kagame. Uyu muryango wari ugamije gutahura impunzi z'Abanyarwanda no guhindura imiyoborere mibi yari iri muri icyo gihe mu Banyarwanda ndetse no mu bayobozi barwo. Kubera icyo abantu bamwe muri twe bakora ibikorwa by'indashyikirwa ndetse ibyo bikorwa tukabigenderaho uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Ese kuki abandi bantu bamwe muri twe bakora ibikorwa bibi ndetse ibyo bikorwa bibi bikatugiraho ingaruka z'uyu munsi ndetse n'iz'ejo hazaza? Mureke dukomeze turebe amateka y'uyu mugabo. Nyuma yo guhungira muri Uganda, ubwo yari akiri umwana, yagiye mu gisirikare cya Uganda, aho yaje no kuzamurwa mu mapeti ndetse no mu ntera, kugera aho abaye umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ari nawe ukiyobora ubu ngubu muri Uganda, muri Kampala mu murwa mukuru. Uyu mugabo yapfuye ku itariki 2 z'Ukwakira 1990, ku munsi wa kabiri w'igitero cyatangijwe n'Inkotanyi mu rwego rwo gutangira kubohora igihugu. Urupfu rwe rwasize intimba nyinshi mu Banyarwanda ndetse no mu nshuti zabo, ariko ibikorwa bye byagize uruhare runini rugaragara rwerekana ko u Rwanda rwaje kugera ku byo yashakaga: imiyoborere myiza, gukuraho amacakubiri ndetse n'ibindi mu Banyarwanda. Ese kuki abantu bamwe muri twe bitanga bakemera gutanga n'ubuzima bwabo kugira ngo abandi bantu babeho, kandi mu by'ukuri nta nyungu babifitemo? Bisa nk'aho ari urukundo. Hari abantu bagira urukundo ariko hari n'abantu bagira urwango. Uyu mugabo uko bigaragara yarabigaragaje kagira urukundo. Hari amwe mu magambo yagiye avuga, uyumvishe neza wakumva ko ayo magambo arimo gukunda igihugu, kukitangira ndetse akabikora nta n'ikintu na kimwe yitayeho, atitaye ko yasiga n'ubuzima bwe. Bisa nk'aho aya magambo yari ay'ubutwari. Reka turebe amwe muri ayo magambo. Ijambo rya mbere yavuze, yaravuze ngo ntabwo tuzava aha tudafashe igihugu cyacu. Aho bari bari, aya magambo yayavuze ubwo yari ayoboye urugamba rwo kubohora igihugu mu 1990. Yagaragazaga kwiyemeza, ugushyira hamwe ndetse nabo bari kumwe icyo gihe. Ayo magambo bisa nk'aho ariyo yabatera imbaraga no kudasubira inyuma no kudacika intege. Bashakaga ubwigenge ndetse n'igihugu cyabo. Ijambo rya kabiri yaravuze ngo intambara si ukwica abantu, ahubwo ni uguhindura ibintu. Ese iri jambo rishaka kuvuga iki? Aha yashakaga kwerekana urugamba rwari rugamije impinduka nziza mu gihugu, atari ukubanira nabi abaturage. Kubera iki abantu bamwe muri twe bashaka kutuzanira ibindi bintu byiza muri twebwe hagati yacu ariko ntitubyumve? Kubera icyo undi muntu ashobora kuza akatubibamo amacakubiri, tukagera aho twangana nk'Abanyarwanda,
kugera aho abandi banyarwanda bafashe umugambi wo kwishyira hamwe bakaza gukuraho cya kibi kiri mu banyarwanda. Ijambo rya gatatu yavuze njyewe ryanteye n'ubwoba, nawe nuryumva uragira ubwoba. Yaravuze ngo urupfu rwanjye narwiteguye igihe cyose, icyo nshyize imbere ni igihugu cy'u Rwanda. Ni bangahe batuye ku isi cyangwa se mu Rwanda muri rusange wakitangira igihugu cyangwa se akitangira abandi bantu atari mwene wabo, batavukana, cyangwa atari se cyangwa se atari na nyina? Ese biterwa n'iki? Iri jambo rihamya neza ubwitange bwe, aho yari yiteguye gutanga n'ubuzima bwe kubera igihugu. Ese uri kunkurikira uri Indonesia, uri mu Bufaransa, uri mu Rwanda no mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika ndetse n'ibyo mu karere, ni irihe somo wakura muri kino kiganiro? Twese twacyumvise. Ku bwanjye isomo nkuyemo ni ugushyira hamwe, tugakundana, tukirinda amacakubiri ndetse n'urwango, ibitekerezo bibi, ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibindi bijyanye nayo tukabikumira. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwungura, wahamagara iyo nomero uri kubona kuri screen yawe cyangwa ukabyandika muri comment.